Mwaramutse neza abankurikiye, mwaramutse neza, igitondo cyiza. Uyu munsi muri iki gitondo nabyutse muri siporo, nabyutse nkora pompaje, mbese nabyutse numva mfite amavunane, mvuga ngiye gukora pompaje. Ni ukuvuga ngo nabyutse ndi muri siporo mu buryo bwo ingororangingo. Ahangaha twabonye ko igice cy'umubiri ushobora gukoresha siporo, igice icyo ari cyo cyose. Ushaka gukora siporo mu buryo bukoroheye. Twabonye ko iyo umuntu agenda agera mu myaka y'ubukure, ntabwo gukora siporo ari ukuvuga ngo urakora siporo wenda ari ukwiruka. Hari igihe umuntu aba atabasha kwirukanka. Ni ukuvuga ngo ugenda ukoresha gake gake umubiri, muvoma ikagenda ugira. Ni uburyo bwo kugira ngo imitsi, igice cyo hejuru, kugira ngo we kumva ibitugu, hari ukuntu ubyuka wumva ibitugu bibabara. Ugenda rero ukoresha muvuma gutya, cyangwa se hari ukuntu umuntu ashobora kukumasa, bakakumasa iki gice cy'umugongo, bakakumasa gutya. Iyo wumva umugongo uri kuribwa mu mugongo, rero bakumasa, ushaka pomade bakakumasa gutya, bakakumasa mu bitugu, bakakumasa ukimasa na gutya. Iyo ushaka kugira ngo bakumase umugongo, wenda ku muntu ugira ikibazo cy'umugongo, barakumasa bagahera hano n'ijosi, hano bakakumasa bamanuka gutya. Hari igihe rero niyo utabona, ushobora no kuvuga uti ntabwo ndi bubone uko najya muri massage, simfite umuntu ushaka kunkorera massage. Ukoresha muvuma igice cyose. Ni ukuvuga ngo buriya n'umutima, iyo uri umuntu urwara umutima, hari n'ukuntu bitangirira mu ntoki, ukagenda wumva ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo rero intoki uzikoresha muvuma gutya. Hari uwumva agira ibinya, hari ukuntu wumva intoki zigangaraye. Ni ukuvuga ngo iyo udashaka gusaza imburagihe cyangwa se gusaza vuba, ugerageza buryo ki umubiri uwukoresha muvuma, kugira ngo imitsi ye kugangarara, cyangwa se kugira nka kwa kundi umuntu aba abyibushye, ugasanga ibinure ufite ibinure byinshi mu mubiri kubera kubyibuha. Ugerageza gukora muvuma gake gake, kuko nanone ushaka kubikoresha imbaraga, imitsi ikikanga, ugasanga ufite umutsi wikanze nyine bitewe n'imbaraga urimo gushyiramo. Ntabwo ushyiramo imbaraga, ugenda gake. Ugenda gakeya. Ubu ni mu gitondo, nabyutse nkora izi pompaje, ariko ikindi gikurikiyeho ngiye kugenda nywe amazi y'akazuyazi. Ni ukuvuga ngo ibi bikurinda gusaza imburagihe, gusaza vuba, gusaza nabi, ugasanga umuntu ashaje imburagihe. Ubu ngiye kugenda mpite ninywera amazi y'akazuyaze, nagemo indimu, nywa amazi arimo indimu makeya y'akazuyaze. Nyuma iyo umaze kunywa amazi y'akazuyaze, nka nyuma y'isaha cyangwa iminota 30, uhita utangira kumva umeze nk'umuntu uhita wumva ushonje. Icyo gihe urarya, wamara kurya ukaza kunywa amazi asanzwe.
ku munsi rero amazi niyo ninywera cyane, nywa amazi menshi cyane, sinamenya ngo nakubwira, nshobora kubwira ko nywa litiro ariko kandi na litiro nyirenze, nywa amazi cyane pe. Tugendane muri siporo, ukurikire urebe ukuntu uzajya wikorera muvuma. Ibingibi wabikora uri no mu cyumba iwawe, ntabwo ari ngombwa ko ujya ahantu wenda muri gym cyangwa se muri massage. Ushobora no kuba uri mu cyumba cyawe nk'uku nguku ugakora massage zoroheje kandi zikagufasha, siporo zoroheje zikagufasha mu mubiri, ukumva ufite imbaraga, ukumva umubiri wafungutse bitewe n'uko uba waryamye cyane. Iyo uryamye rero ugahita uhaguruka ukagenda, uhita ubabara umugongo, ukumva ufite amavunane, urabanza mu cyumba aho uri ugakoresha muvuma, umubiri wawe ukawukoresha muvuma, amaguru nayo ukaryama ureba hejuru, amaguru ukazajya uyagendesha nk'uku nguku, amaguru uyagendesha nk'uku nguku uyakoresha muvuma. Ni ukuvuga ngo uba uri gukoresha pariti y'aha ngaha. Uba uri gukoresha igice cy'umugongo, warangiza ugakoresha igice cyo hejuru. Ukoresha igice cyo hejuru n'icyo hasi uba wagikoresheje. Ubwo uba wakoresheje igice cyo hejuru n'icyo hasi, kuko iyo uryamye amaguru ukayakoresha gutya, ndi kukwereka nkoresheje intoki, ariko ubwo ni amaguru, uba uryamye ugaramye, amaguru ukuyakoresha gutya. Warangiza ugakora biriya nakoraga, ukoresha igice cyo hejuru. Bifasha umugongo, bigafasha imitsi y'amaguru, bigafasha igice cyose cy'umubiri, kuko imitsi iba iri kugenda ikora muvuma. Mbere yo kureba iyi siporo rero, ntugende udakoze kuri like, ntugende udakoze kuri subscribe, udakoze kuri comment. Nyamuneka kora ibyo ngusabye, kora like, ukore share, ukore subscribe na comment, byaba ari akarusho. Murakoze, mugire umunsi mwiza, ntugende nyamuneka utagize icyo ukora.